Mapa koko mbatari kumusoma ubwo kambe kore mwana uranye bukisha ubundi ikibona batanyera kabeza bati afata ubwo akarekeraho umva gukira ni nona ayidigiri mini digiri n'ababikoze mu karekeraho bandise naraguhaye se aha ariko wigeze kunsaba urashaka se inte kare ndarengana urashaka urashwida ngira uko ngenda nje ibintu byanjye nabikeneye amafaranga nubona amafaranga niba usoma se mama abapampe The Unity TV. Together we can change the world. abadiyakoni se apostoli Pastor gashinzwe kugira ngo bata abantu naguha wigendera kame hano ndakaguha ese ni pastor ibi ni iby'abantu by'abana mu kibosi niko kundi byiza ukeneye ko ese ndi umubosi ngewe bakuri byiza ukeneye ibi by'abana mu baki neza ngize ivuka y'abakintu nigeze nkubwira iwacu byo byose navuze for sure ariko mama pe nimba ufite amafaranga pana bimwe byanyu byo ufite urira amandazi mu mufuka mbwire ubwire iki nanone kuyansaba turyana iminwa byanyabo none ko sa amafaranga ahore utangiye gucyuhasha turyana iminwa byanyabo utangiye gucyuha ureke karaga ngo kawe k'imitikunda iminwa rihari baretse mbaye nduhuke nanjye ati isamake naguze imizi umuntu kwimiruka se ko nzabonera umwanya nza ase ubundi mama pa reka nkubaza ari ifi nayo niki cyamize ikindi ubundi n'umuswe retse ko ifi ba mu mazi yo ari mu mazi ifi ari mu mazi na pesi ubundi mata mamaga n'ibitange ni ari ifi nayo niki cyamize ikindi ese ubundi reka nkubwire ahubwo wowe mbaza ngo icyarutse icyane ikindi ni iki cyangwa icyakirutse wenda twumve ko wenda nta kibazo kumirana kwarabaye icyahombye ni ikihe aho ifi buri aribaje kiriya giswere yongeye Kenya bikagira inzira mama bata ahubwo kiriya cyagiye abona ngo kikagaruka muganira yaninye atenye kisa ngewe kiganira mamagara wakintu we kiri cya gatatu cyari cyacu ni ikiganiro kimwe disi iminota 30 nagiraje nagiraje dufite muri 13 yashize ndabi nagiraje gendewe nawe nako ngena muzajye mwabisabye ngena kuko nasabye ariko ngende umukristo ari nk'uyu nguyu yakubeshya ko ngese ese undi uje gukora ikije ko yewe icyo bazana hano nguremere ase wakegeje ese ubu pampe ni ugiye kuneza ariko nawe nindi urabore ni ngene wankwemeye ko nose nge ndyoshye abakanwa na bombori iki kiki ndyoshye abakanwa na bombori iki kiki mwegera ariko mwegera kangoresha yati ubwo nako ndivuga eko nago wambaye suti ayamba rufite amabere iri ni icebe ryanjye ase mbata mama pompe neza baguhabije sone gaswe ariko nanone buretse ikari gikomeye kubajya n'inka za kera ariko mama pompe sha ufite igikari gikomeye nk'inka za kera nase mbata ubundi muri make ukuntu iki kuri nge yewe ikintu nkwemerera cyambere uri umukecuru nako sorry cyatro sandi nyoko ubundi iki kintu kije kijyaye uje gusura nyoko none uri umumama mama musanga nyoko umukecuru musange mu ntara n'abakecuru baba nge navuga nje Kigali gutwika abakecuru ba mu cyaro papa uri umumama w'umutaramu ariko nanone ikindi cyawe kimwe cyawe ni ukurya abana ariko ntabwo ndya abanyina ndya basi siba rero nawe kurya ahubwo yagiye kumporeza ziba ariko arakari kujya witera kare Kimisagara kuntuza kuntaraga kogakese kakajya mu ujya witera Kimisagara wayigize ukitera ko naye mba ni ntabwo wakwitera ikintu kitakubereye nese ibingi buko nabyamba hari undi muntu ugeze ubona byambara bifunze gutya kakajama kamwe kakakamani nakomenya kamwe wigeze kukavuga none se ntago nkitera witera ubundi kikubereye nta nubwo ari n'akajama amwita King J ese kumwita akantu ngo niki
si yande meze mwese hari umuntu wigeze anyamamaza nawe umuhemba kujya umwitera ntago mwitera turagendana ku mutima urumva hakiri murahatwika tudatwika tuba turi hejuru ariko papa reka utinya ngo ngusoma kamangu reka manze mubaze ikibazo yego nibyo reka manze mubaze ikibazo kimwe oya rwose abansubize urumva ari abakobwa yegereze mikoro niyumve ni bande bakunda ibi bintu bya bindi byo by'intuzi n'iki Wiki ari abakobwa n'abahungu ni bande bakunda imibonano kuruta abandi murashinga ubwo buri ese ibintu byose biri kumwe n'abikunda nta kintu na kimwe umuntu arya adakunze bitabikunze byigizayo byose byakonanyije kandi ibice byayo byo hasi amajyepfo twagiye n'amajyepfo bayakundanye wakira asema papa koko mbatari kumusoma ubwo kambikore mwana uranyibukije ubundi ikibona batanyera kabeza bati afite ubwoba Usko mama papa ari serious ese kutasoma umusore mwese mamagarije siko yamaganenze ngo mbwire mugani mbata wundi mama papa wamamagariye ngera muhamagaye ibyo mamagarije nibyo muhaye mwese nigize mubwira kuri telefone ko nshaka ko dusomana none se ngiye yumura mumagaye mitama n'icyo ashaka kinabanaga ari byo uri gushaka igo waboye maso icyo yashyushye bameze nk'amahwa igo hanyuma mbatakare wavugaga ngo mama papa ikintu mutinyira gakora ku inungu abavuga yifataho oya ngakora ku bisira by'abagabo ndabivugisha ariko nta muntu nigeze nyiba kareka igitsina cy'umugabo azagenda ko nakimwibye naye ngusomye kuko wabyemeye ushingutse aza kunyishinga ndakipfushije uri ntago wipfushije ukipfushije se kajya kagenda agenda ibizima wakintu ese mbataka akantu gasiramuye kuri ko kagira singaka mama gusiramuye ubundi ari umusifuzi wundi ufite cya kiboro kiba cyaragiye gutya umusifuzi gifirimbi n'umuntu wasiramuye uryoshye n'uwe n'usiramuye cya kifirimbi ko kigeramo ngo kikakogoshana cyakira kiba kimeze nk'imbeba Aje ngimbe ujya imvubu nawe warabona imbe kubona turi umutsara kubona icengera kabiri bibaye none handi yambe bantu bose kwiri gusa nuwe nuwe bwoko numujushwe nibamonze nibane kaberwa ibyo by'abakintu no mwagirira abantu bose kugera bagakuzaho abantu umuntu wese umva afite imboro azayisilamusi n'ibiryoha n'abakobwa nujya no guteta umukobwa agasanga ni sinzi ngo ni umusifuzi abasifuzi abe ameze nk'ibibeba mana hanyuma mbatama bamuhamagara iki wamugana njye namuhamagaye nshaka tuganira tukaba inshuti tukamenyana ngo tukaba inshuti buretse kantu gashya ngo bavuga byamamagari nyine namuhamagaye tukaba inshuti tukamenyana ubutaha donc ubutaha nkajya mugisha inama nk'umuntu mbona w'umutaramu cyane nkazajya no gusiramusa urumva zakugwaza n'ikibazo nuko ko nasiramu nkazana gusiramusa wese ubwirwa n'icyo mbata dasiramu mama papa retse nzabibona ariko uzabibona hese ko nazago ariko ntago uzama ariko hari n'igihe wazana abandi wese abandi kuvuga batumva iyo uzana abandi ndetse bano bakobwa ndi kuvuga bumva sibyo ndi kuba bari abakobwa bumva babazungu babirabura bose sabakobwa sibo mwamushaka eko bazambwira aturya mvata ndakenda mama ni kwa atamaze nk'imbabe gutugitiruka asa nakamaze nk'imbabe iri kujya mu gitoshi ariko rero Sandra nanone hari ikintu nibaza mama papa aravuga ngo arashaka ntuza none se ikiri ikintu njya kumubaza hari igihe usanga agasore kareshya gutya iyo ugeze mikuru tubwira kareshya gutya ariko santimetero 15 batanu kwamamaga ariko numbabareye sindi kugutenuza uravuga ngo agasore kareshya gute bakwerekanya ku ntoki zawe se niwerekane kuri mikoro ugasanga agasore kareshya gutya oya ahubwo agira akatoki ubundi mu ntoki zose kirakana umere nk'uri mukuri buri kano gatoki ikintu gasobanura ukuri
si igipfuza ntabwo kizi ibintu byose muzaba bigisha ko yegora bundi nujya mukuru ugira gutya werekana ati kabisa none uvuze n'iki n'iki urashaka iki nyine agasore kagufi y'abuguri n'iki ugaragushaka n'iki n'umusore muremure n'iki umwiza ni wowe buriya rero ikintu cyose umuntu mwiza arabonera ku bw'usiramuye bose baba bafite mu ipantaro nazo siramuye nashaka zabareshya n'aka ngaka cyangwa n'aka nacyo zipisi urazizi wakina kandi kuzifunga biragoye ubanza ugafunga gutya kugeza zihagaye zireshya uko ariko papa byanga byakunda mu myaka umaze hari ikiniga cyakwipeveye kiguheka amapyisi kabisa urabyumva urabati kabisa uyu muniga ararenze ese kuvuga ngo imyaka maze urabona maze nkenga maze nk'iya so nk'iya nyoko maze nk'iyo mato maze hano maze nk'ayasha uramaze nk'ayo wakintu ufite nka 29 niyo mpamvu ngusomye ukemera aro umujukuru mu mbyoke biri byose amasukari n'imyunyura birimo hasi amugana ubyumvisha ute mama wa pampa gusoma ndamusomye ariko numvisha ntacyo bitwaye aro ako biratwika burya ari umuntu asoma agenda amanuka agira aguyemo akanyira ko ari aragwa ntago makora ndamuhereza afite ubwoba nahita amaguruka we ntago ndamubabarira ese mbata sha murakoze kuba mwamamagaye ndababonye ngo ngiye ko ari buriya mba natanze kadi nagiye gasikera ushobora kutujabuka yego mubika imizigo yanyu ese mbata nta bibazo ugifite byo kumubaza ahubwo mva nyine ibibazo ubundi muza komata ibibazo njyewe naje guhangana n'ibibazo kuko ikintu naje guhangana nabyo naje gusoza abafana banjye n'abafana ba Gasaro urumva mujye mukurikirana ku Gasaro Gasaro TV igukora umukobwa utwika abafana banjye musamba ni mutware nanjye muzanyereza inkwano rwose asiya mwana mujyanye ntakiri murama genda bibyimba dore utangiye gufata gutya nyamara uzemera sha baba bapagisa n'abasoza hari mbata n'icyo kintu mukundaho nawe wamaje icyo gukundaho oya kubera ko ni ubwa mbere tubonanye ni ubwa mbere pe kandi ikintu namukunze ni uko muha kabeza mwana wemera mwana ururimi n'uducandwe dufite agasukari iyo ziraga baye wakinure umudamu ubwe yihangane byabaye ntawagira aro enda niba utamugira uribana agitangwa ndibana wakintu namuhaye iminwa n'utuntu n'akantu k'uducandwe ako kantu urakazi tuba dupima agasukari atawihangana ibikubaye uzabwe n'abandi bapaputi bapapa aryoshye kubi ese n'icyo ubundi kuryoshye niba ajya kukikubaza none se erga buryo iryoshye nawe ugende byumva iyo ugenda ubumva bimeze ute nubwo ubundi wari wahura n'abantu ukitsimba cyangwa ni urugero nyine iyo uryoshye nawe umuntu cyambwiye ko wahamagaye saa 9 ntabwo wahamagaye ubizi neza ko nanjye ndyoshye uhituza iyo ntaryoshye numva nije ntabwo naza nabwo ni mane simari nkibaraguza nk'ikoze muhanga nkagaruka nkajya i Nyanza n'iki nkavuga nubwo Rayon Sports zakinira kamba ngiye kwicara mu Bugesera nimba nicaye bazasanga ariko nayisenza wakintu ubwo meze nte uraryoshye nawe wisa wumva araryoshye siko yanyemereye tuzabizabiramo wakintu ariko nanone sasa mama papa yitone njye nta maturu y'ubuntu ngira ushaka kudufaranga ntugakunda ibyiza ukennye niba ukennye tuzakuremera ntugakunda tuzagufasha papa waguri umva se niba nazo munazarongora n'abashonje tuzamugaburira urashonje wakintu urumva nose kuri akazi karavuna wangu karavuna none se ni ukuvuga mwajya nese wakina utari yesu umva se wowe uzarya ariko ntuzagurisha ibyo wavukanye niba biboneye ubuntu wavutse ubona ugiye ntahagaze nk'abahungu nawe utangira ubuntu papa watangira ubuntu ariko se biterwa n'uko wamuhera ubuntu biterewe n'ububona agwemba amva ubuntu buraryoha ni ukuri ubuntu buraryoha ubuntu burya iyo ugabura avuga uti umuntu wangabiye uhora umutekereza kandi nzakugabirisha nzakwereka ubuntu nzakugabira igice cyose cyanjye navuka nzakwishyuza
nzakwishyuza kandi uzayama mbere kuko urumva iyo mumaze kurangiza mugira ese uje gucuruza gatangira kugira ibibazo bya wowe numva ushonje nzakugaburira sibyo numva ufite inyota uzawe hari ikintu ushaka yo gutahana se yegura ikintu uko mba nakiremeye mu bishoboka niba ushaka uzatahana uzigumire mu rugo ujye urya mu rugo yegura ariko gutahana ibyo byiza ujye urya mu rugo bazi ikibazo cyo kwa papa nabirenze mama papa ndashaka umbwire biramutse bibaye ngombwa ko ntereta nk'umukobwa wawe wanshyigikira byagenda bite ndetse mbere kuzabura utari aho ngaho ahubwo wambabare ukaza uno munsi sha ko mufite mbabare wenda uzaze nko mu cyumweru nko wenda tubitegure dutangiye duconge indabo uzambaye uzakomanaye umuntu mbonye umuntu umunteretera yaba ntabaye yaragumese ku isuka ntabwo yaguma afite imyaka ye nta nubwo arageze sebuze ko afite 20 kuri none se ni 20 wowe ni muto mfite ni umukecuru rwose bamwita none urashaka 18 gutya aho ngaho ikintu rero nyirinzu reka gusanga nyirinzu reka mvuye ahubwo agiye kuvamo amafaranga yo kumwishyura urumva rwose nayagura nyirinzu wamama amafaranga abantu bareba ajya kwishyura nyirinzu bigaragaze n'iniga wakintu yego rwose singura nyirinzu arasase bapfana banjye nyirinzu aremereye nabi dore mu itariki nyaryo ni ikirakoresha none natangiye kubamagara shabumba bare nta kintu ndabona rwose nandi hano mu kiganiro ku gasare nka tata ndapfuye mwese mwambabariye ko kwa muntu mumbabare mu ntabare ariko nubwo nyine ajyamagara kuro aravuga ati ndamusore yankubye bazi ubwitabe nta kibazo abafana banjye mumbabare mu ntabare abankunu n'abatankunu ntabwo nzi kwandika ku iyi telefone mujye mumamagara mu majwi si njyemba mvugisha ukuri wakintu kuko nyirinzi amere nawe ndakenda mama oya ntabwo njya niyemera wandikaho gute ko nandikaho gute mfite amatwi mfite n'umunwa ariko ndebana gutya nkagira ngo twandikira amapape ngo bafana bajye muzambare kwandika kuri telefone nabyo nzi nabizi ndabakunda ariko wenda kugira kwako ngo ni iki twavuganye wandike nka message ntago nyine kuri message gutya kuri YouTube ndabibona ko ngo kuri WhatsApp birangora ndakenda birangora ngewe gihe kibisamega nazibaze n'iki siko muri mwankunze mukamirisha urumva ko nyemba ravugije ukuri umuntu mwiza cyane ubwo nyine nimuca mujye mu magara tuvugane cyangwa bagendaza gutelefona munyandikire gutya kuri WhatsApp isanzwe tunagusura tuzaza kugusura nje gutereta umukobwa wawe cyangwa nzabanze muterete mbere yuko tugusura oya muzabanze musure uzadasiramuye uzatereta umuntu utazataha usanze adasiramuye nkuko wabivuze sanzwe nawe mutumye azabanza bikore mama babaza ibibazo bibiri uwigende ariko urugi rushaka gusiramura neza gafata intuzo kupita urugi rushyashya iki kintu ni icyahe shaka abanyekongo bakudutumye mbese ubundi umubiri ngusiramuzi ngumisha niba ushaka urugi iki kintu ubundi kivukaye mbese ubwo usiramurwa ubundi urabizi byumvikana ko adasiramuye ntabwo usiramuye koko ndetse urugi urasiramura wakintu menya uzandira umwana agaswere mubaza ibibazo bibiri utahe udusoza ibibazo bibiri mubaza namushimiye cyane ko yamagaye nkamubonye kandi urukundo rwaryoshye mwe n'umugeni ko naza ngo azisiramuza ku rugi nubura bagusiramura nzabagushakira nzabwira umukobwa amafaranga ahari mani uzagira ubwoba wowe kwa mama pape n'iki n'ejo ni karibu aho ngaho ni neza cyane mbata siko mudaseze nigire kunyara ngagiye kunyara wowe ndari no kujya kunyara uriya muhungu uri unyaza abakiriya bahangaha munyaziya salama cha munyazi ngo njyane kunyara sha munyaziya mwita abanyaziya nafana banje kwatu murakoze cyane mwaka mu cyatu uzakuba twage bari kare nyiza mbere nayi mu ntabari haleluya mama
pampe umubonye gute mama pampe kabisa ni special araburamo amagi gusa araburamo amagi gusa fata karambwira uti mama pampe mfite ubwoba yuko ari buze kunkora ku giti ubonye ukuntu nicaye gutya ubundi wicaye ukimunyamunya urangaye yahita ishiduka umuhungu amucakiye umubonye gute cyane sawa cyane kabisa azi kuganira n'umumama mwiza wirekura uganira neza wisanzura ibintu byose bikagenda neza bikaryoha gusa nanone kuganira nawe ntabwo ari buri wese wapfa kuganira nawe ntabwo ari buri wese wapfa kuganira nawe ni ukumenya uburyo uganira nawe bityo bigatanga umusaruro bisaba kuba kabisa nawe uri kurura umuntu wirekura nta bintu byo gukomeza umutsi iyo ukomeje umutsi tayari biba byapfuye hanyuma murasomanye ndetse ati ngo yumvishe iminwa yawe iryoshye iyi minwa wariye mwuka byaramwe noneho wa mukobwa dukunda n'afata mukundana nawe mama pampe yagusomye akanongera ko iminwa iryoshye uraza kubikira ubu se ndaza kumusobanura ko byarangiriye ahangaha nicyo kibazo ndamubwira ko yansomye bikarangirira ntabwo byoroshye biragoye kubimusobanurira kandi undi yinyuriyeho njyewe nasigara ndi kurwana ntuza gusa ariko ni ibisanzwe nta bikaze ibiya ni ibintu bisanzwe n'ubundi muntu ushaka kubibona ntakeka ko hari ibindi biri inyuma yabyo kutangiye kubyoroshya amabaje atarakubaza sha agiye kubyoroshya batarankubita ataraguhondagura iki mu majigo atarankubita muri izo rotorovizeri zanjye ubundi aya ntabwo ari amajigo ni rotorovizeri nta muntu ushaka kungonga nturutse inyuma mba mureba muri rotorovizeri jumba barira pe no kagitsesa bamureba gutyo nk'uko utangiye unegura umuntu ujya gutyo uri inyuma yanjye uri mu bikisha Mana yaje Bisayidi mba nkureba hanyuma hari ikintu wamubwiye ngo nagurashaka ntabwo ndashaka ndashaka ariko ndi kubiteganya vuba uyu mwaka ushaka kurangira nshatse ko mfite fiance ufite fiance shuwa ngo nawe muntu ushaje mu bastari niko njye numva baravuga ngo hari wambwiye ngo nduta se buri koko nuza nduta papa sava shawura mu nduta digidigi digidigi umugeranya nawe digidigi ni mutoya uriya muhungu arakuze umuntu ufite abana batatu wambwiye ngo mwiganye ngo ucuruza niba ngufite akabutike reka dava kuri ibyo ngibyo hari abantu bakuze hanze hanga wangu muri showbiz hari abantu bakuze ubu se Emirene turangana Emirene uzi ko batangira gucukura gasegereti bwa mbere mu Rwanda yari mu bantu bagiye gucukura amasebeje tu ubundi nduta Philipita uzareba impangaye ukuntu yatangiye no gusaduka kubera gukura impanga yatangiye gusaduka impanga yazanye maribori izi mvi ni iz'umuryango wangu izi mvi ni iz'umuryango ni donc kino zimeze mfite imyaka 12 navutse muri 89 uracyari muto nturuhinja byane byo ko twarariye nabari kurundi ndacyari umwana rwose uracyari umwana kabisa rwose umwana meze neza nawe ubundi ugiye kuvuga abantu bakuze barahare wangu bakuze urebye nk'abamenya wari umutoza mu rukerereza bamenye uramusebeje koko nawe nsebeje uzamubaze iyo statement tuyiziranyeho bamenye abaye umutoza mu rukerereza turi abana batoya cyane twiga muri primaire hari umutoza w'abandi babyina hanyuma mu kiganiro cya kare wumvaga umukobwa w'inyesebuye n'umugabo wa mukuru we ndetse numva usa naho ushatse gutanga inama ko rimwe na rimwe abagabo cyangwa se abapapa bajya baca inyuma abo bashakanye ko kantu nabashije kumvamo numva ko ushyigikiye ba bantu bacana inyuma ubundi nta mugabo ukwiye kurongora umugore umwe ni amakosa nta kipe ijya mu kibuga itakoze imyitozo nta kibazo nta kipe ijya nose Arsenal iyo igiye gukina mbwira bari abantu Arsenal igiye gukina yitozanya n'ikipe bizakina cyangwa ikora imyitozo ahandi ikina imikino y'inshuti ikazakina n'ikipe bizakina hanyuma umukobwa mukundana naza kubyumva ibyo ntabwo ari ibintu bikaze azabyihanganira kumva yuko ikipe igomba kujya mu kibuga igakora imyitozo
ikazaza ibizi hanyuma se ko yari igiye gukorana ariko reka gasa sura umukobwa umuntu uramutse ushatse akagabo ka fake kakaza kukwigiraho kaba kakugeza ishuri ryo kwigiraho kurunga nyine ariko icyo gihe yarongoye aba yarongoye kuko nyine uri ishuri ryo kwigiraho uretse gato ngo usubize niba yarongoye yabashije guhitamo uri stage se sibyo nyine umva ngo usubize sumbajije niba yarongoye nanyurwe kuko nawe bimushoyemo ariko igihe yumva yuko ataraba ready yo kurongora nabanze rwose aborera ayo makipe wenda igihumbi abyige ndabone gushaka nanjye navuze rero abashatse ahubwo ntabwo ari wabyumva nabyumvise ni gute ariko wambwira ngo urumva yegereze mikoro tubwire ni gute wambwira ngo buriya akenshi na kenshi hano mu Rwanda tugira ikibazo gikomeye cyane abantu benshi bashaka gukora ibintu batize kandi hari uburyo bwo kwiga bya bintu bari barakora twavuze kubashakanye yumva umuntu agiye kurongora fasha umwana w'abandi w'umukobwa umukize mu rugo ntibigeze witoza ibyo bintu ntiwakoze no pratique no dutoya wahanyuze ukamugeza mu rugo muri make ubwo wirirwa mu myitozo ngorora gitsina reka nigego bazi kumbabarira uyu munsi abantu banyandusha barabizi rwose abakunzi bagiye kugenda nditonda niba numva ibintu ndi kuvuga ko yambanye ariko abantu batwumvishe ibiganiro tuganira ngaha ntibumiwe none se ibyo uri kuvuga na logique ngo ugomba kwivuza urabanje uvugana n'uriya mudamu uvuga porno njyewe za audio njyewe indu wavuze pe niwe wazivuze nicyo zivuze subiza wisekaho nyine we nawe muzivugana nawe nanjye ugiye kubinzana kandi ari ahubwo wowe ari wowe waje ubisembura njyewe igisamba ari igishego kiva mu kanwa kanjye reka ntacyo naringeze ngo ugiye kunsebya umbeshyera Sandra buriya no kuganira n'umuntu uvuga ibintu by'ibitsina gusa birangora umwana wo mu batambyi ariko ubundi reka nkubaze Sandra mbaze bya bintu we ntabyo ukunda ibiki tuvugisha ukuri ibiki nyine by'imibonano kuba twabona nyenje nawe turi inshuti uri sugize sugi niki bavugira hano ku gasaro no kuri DNT tuvuge ngo njyewe Sandra ndi sugi rero buriya icyo kintu ngiye kugusubiza cyangwa uri sugi nka mama wawe muri ubu buryo sibyo hari ikintu burya sibyo umuntu ashobora kubaza undi sibyo ukumva yuko kugisubiza nta kintu kibiri buze gufasha abantu reka ngo urugero rumwe nshobora kuvuga n'urugero ngo ndiyo sibyo nka wenda nkababeshya sibyo nimba beshya hari abari bukurikirane bari butange nyine ibitekerezo byabo ko babyumva cyangwa se nivuga ngo si ndiyo hari abari bukurikirane nanone bashobora kumva ati ari kwigisha urubyiruko gusa ikiruta byose ni uko urubyiruko rwakifata bakikomeza uretse mbagira inama bakikomeza hanyuma bakazabonana nabo bazashakana n'uwabikoze akavuga ngo nimba akarekeraho umva gukira ni nonaha ayidigiri mini digiri n'ababikoze mukarekeraho bandise naraguhaye se aha ariko wigeze kunsaba urabishaka se inte kare ndarengana urabishaka urashwida ngira uko ngenda njyewe ibintu byanjye babikeneye amafaranga nubona amafaranga niba usoma se wama w'abapampe nubona amafaranga uzaza undebe ariko ibaze nafashe amafaranga ntaba ngurikize ntugakunde ibyiza ukenyereye oya rwose ubusore nuko nsangeniye we nyine nubona amafaranga uzaza undebe uricuruza se oya nubwo muri make mwabantu mwe reka dusoze mwabyumvishe n'umukobwa ukundana na mbata yabyumvishe yuko ari umusore wicuruza kugira ngo sinjye ubivuze umukobwa we rero nta kintu ufite ahubwo umva yuko yirirwa mu myitozo ngorora hasi yo ahubwo wiyakire muri pate eshatu wabwana mama abapampi ariko ntabwo mushobotse bivuze ngo tera pate eshatu reka tuguterere sha ubona ko ari mege nayo asatira umuhungu wanjye umva batagura mama abapampi ikibazo cya nyuma ni cyo kintu wigiyemo ubwiza ukuri hari n'igihe uhura n'umuntu ukiga cyangwa se ntiwige wowe noneho isomo wigiyemo niriye mumera arancangamushije byatari aranshyuhije ubwonko ngo we yagufungura ugahita wirekura washiduka wabwanutse nicyo kintu cya mbere cya kabiri
ni uburyo bwo kugabanya imyaka. Imyaka ushaka kuyigabanya bitewe na sociability. Umuntu yakureba ufite imyaka 50 akajya ngo ufite 20. Hawe urugero rwiza. Nuko utangiye kunyatakira muri surface. Gutangiye kuza muri surface. Uri gutera attaque wewe inyuma nako ibintu bibaho muri football. Ndi gukubita ryane. Nyine attaque uhereye inyuma nikosa. Yego. Gira icyo bwira abadukurikiye. Ya reka mbashim ingiye nabashimira. Yabimenye. Yamenye ibyo wari urimo na mama wa Pampi. Shaka mugamba jye nemeshe ko nago namwitaba. Nihorere ubwo turaza kuba tuvugana. Tubwire usoze ugende unita. So icyo navuga wenda nuko ndashimira abakunzi ba The Unity TV ndetse na Gasaro TV mukomeze kugenda mudukurikira ibiganiro byacu mugiye mukana subscribe like comment ndetse na share. Instagram yanjye nitwa Mbata official. I love you so much people.